tubahaye ikaze nanone kuri Gavin TV Radio, kuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Twatemberereye ibyumba ku musozi wa Byumba, ahandi abantu basengera y'amazi aberamo ibitangaza. Iyo winjiye muri aya mazi nk'uko ubibona hano imbere yanjye cyangwa kuri kamera yawe, kuri screen yawe, aya mazi abamo umukororombyi. Nahageze rero nifuje kubaganiriza, nifuje kubatembereza. Abantu benshi bamaze igihe bibaza banatekereza ko Byumba aya mazi ashobora kuba afunze, abandi ngo ntihagikora. Njyewe nahageze, namaze kuhinjira, nahageze. Ngaya y'amazi wenda ntabwo akiri menshi cyane, ariko ugereranyije arahari, barahasengera. Ubu niho nicaye, ngira ngo murabibona nyine. Ngabo bantu handi abantu bajya bakura amabuye, ntago biza kuza kutworohera ko tugira umuntu tuganira nawe, ariko ndabemerera ko iki cyumweru kigiye gutangira, abadusura kuri Gavin TV, abadusura ku Murage w'Abera TV, tuzabaha amakuru y'aha hantu. Imana ibaha umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Ariko wowe wajyaga wibaza ko ahantu hatakibaho, hatagikora, hatagisengerwa. Tumefika hapo, twahageze. Ngaho rebera amazi meza Imana ikoreramo ibitangaza. Abagore bajyamo batabyara bakabyara, abagabo bajyamo barabaye ibiremba bagakira, n'ibindi. Imana ibaha umugisha. Turagira ngo tubasangize amakuru y'aha hantu abantu batayaherukaga. Murakoze. Haleluya.